Ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza mwese abadahwema kutwereka yuko mudukurikirana tanu kwa tanu. Njye ni Emmanuel Akarama kuri Taratibu TV. Ibiganiro byacu murabizi babigendana na entertainment, ubuvumbuzi n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero tubafitiye inkuru ya Makanyaga Abdul mwamenyereye, Jules Sentore na Mireille bakiriwe na Ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia mbere y'igitaramo bagiyemo muri icyo gihugu. Ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia Emmanuel Bugingo yakiriye abahanzi batatu b'inararibonye barimo Makanyaga Abdul, Jules Sentore na Mireille Mukakigeri. Berekeje muri iki gihugu mu rwego rwo kwifatanya n'abanyarwanda batuyeyo mu birori byo kwizihiza umunsi ngarukamwaka wo kwibohora uteganyijwe kuri uyu wa gatanu tariki 11 Nyakanga 2025. Aya ni amahirwe yihariye ku banyarwanda batuye muri Zambia n'inshuti zabo kuko bazasurutswa n'abahanzi bafite izina rikomeye, twavuga ko ari inararibonye mu muziki nyarwanda. Buri umwe afite amateka n'uruhare rwe mu kurengera umuco no gusigasira indangagaciro zaranze urugendo rwo kwibohora. Mu butumwa Ambasaderi y'u Rwanda muri Zambia yatambukije ku mbuga nkoranyambaga yagaragaje ko kwakira aba bahanzi ari iby'agaciro kuko umuco n'ubuhanzi ari inkingi ikomeye y'ubumwe, ubusabane n'ishema ry'abanyarwanda batuye hirya no hino ku isi. Yashimwe ubwitange bwabo n'urukundo bagaragariza igihugu cyabo mu rugendo rwo gukomeza kucyubaka. Aba bahanzi bahagurutse mu Rwanda kwa 9 Nyakanga 2025 berekeza muri Lusaka, aho biteganyijwe ko bazaririmbira mu birori bizahuza abanyarwanda batuye muri Zambia n'abandi bakunzi b'u Rwanda mu rwego rwo kwibuka urugendo rukomeye rwagejeje igihugu ku mahoro n'iterambere nyuma y'imyaka 31 wose rwigobotoye ubutegetsi bubi. Mireille Mukakigeri yitabiriye ibi birori avuye muri Guinea, aho nawe aherutse kwifatanya n'abanyarwanda bahatuye mu birori nk'ibi byo kwibuka ku nshuro ya 31. Asanzwe azwiho kuririmba injyana ya gakondo mu buryo bwa kinyamwuga ndetse ibikorwa bye bimaze kumenyekana mu Rwanda no hanze yarwo. Ni umwe mu bahanzi bakiri bato bafite icyerekezo cyo gusigasira indangagaciro z'umuco nyarwanda binyuze mu bihangano. Jules Sentore nawe ari mu bitabiriye ibi birori nyuma y'igihe kigera ku myaka 3 yari amaze adakora ibikorwa bya muzika ku mugaragaro. Avuga ko icyo gihe cyamubereye umwanya wo kuruhuka no gutekereza ku rugendo rwe rwa muzika, ndetse ko yarukoresheje yandika no gutunganya alubumu ye ya gatatu igiye gusohoka. Kuri we kwifatanya n'abanyarwanda muri ibi birori ni nko gutangirira aho yaherukiye, ariko noneho afite imbaraga n'icyerekezo gishya. Nyuma y'iki gitaramo uyu muhanzi azagaruka mu Rwanda aho azaririmba mu gitaramo Uwangabiye live concert kizabera muri Kigali Conference and Exhibition Village ahazwi nka Kankigali. Ni igitaramo cya Lionel Sentore kizaba tariki 27 Nyakanga 2025, azahuriramo n'abandi bahanzi barimo Ruti Joel, Masaminore uzaba ari umutumirwa w'icyubahiro ndetse n'itorero Ishyaka ry'Intore. Makanyaga Abdul, umwe mu bahanzi bakuze bubatse amateka akomeye mu muziki nyarwanda, azaba ari umushyitsi w'icyubahiro muri ibi birori. Azwi cyane mu ndirimbo zamamaye mu myaka ya za 70 na 80 zirimo Indwara y'umutima, Hashize iminsi n'izindi zabaye indirimbo z'ibihe byose kugeza n'uyu munsi. Agikora ibitaramo biba byitabirwa n'abantu b'ingenzi ndetse n'ingeri zose. Kwizihiza kwibohora ku nshuro ya 31 si igikorwa cy'imyidagaduro gusa, ahubwo ni umwanya wo guhuriza hamwe abanyarwanda baba mu mahanga bakibuka intambwe igihugu cyabo cyateye kuva kibohowe ku wa 4 Nyakanga 94. Ni igihe cyo kongera kwiyibutsa agaciro k'amahoro, ubumwe, iterambere ndetse no gutekereza ku ruhare buri wese afite mu gukomeza kubaka u Rwanda ruzira amacakubiri, rusangiye icyerekezo n'icyizere cy'ejo hazaza. Igitaramo cy'abahanzi gitegerejwe n'imbaga y'abanyarwanda batuye muri Zambia, kikaba kizaba umwanya udasanzwe wo kwibuka amateka no kwishimira aho u Rwanda rugeze binyuze mu bihangano bihamya ku muco ari umusingi w'ubumwe n'iterambere. Ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia Emmanuel Bugingo yakiriye abahanzi batatu b'inararibonye. Nakomeje kubabwira rero icyo biteze akeshi na keshi ni ukugira ngo bacinye akadiho, ariko akeshi hagamijwe kwizihiza kwibohora biciye mu muco.
ibiganiro byacu ni akagaruka n'amakuru update biba ari akagaruka kuri Taratibu TV. Iyi ni Taratibu update muba mugezwaho na Emmanuel Rakarama. Ciao ciao.